urabona ko burya imbaraga z'umugabo kwihangana k'umugabo tandukanye n'uko umugore wenda sinzi hari benshi hari abagore bafite imbaraga bakomeye bazanwe n'umusaza nkatwe urugero nta jambo twari tugifite ibyo bose ngo ntabagihari yarabirukanye mama ASSIA yirukanye abo bana bose abana bazanye kuvuga ngo nta mwana wazanwe nawe ugihari uretse akana kamwe ariko abandi bose muhanda igihembo mu muhaye no kujya kumusebya kusebya umuryango we igihembo mu muhaye no kujya gusebya abana be no kujya gusebya umugore we ahubwo ubu hakabaye hari ishimwe nukuza kunenga ahubwo ungana utyo n'ubwo bwanwa bungana gutyo bungana gutyo ubwo bwanwa bungana gutyo warangiza ukagenda usebya umuntu wakugaburiye wakwambitse imyambaro waguhaye amafaranga ye mwari mukwiye gushima ibyo kurya bahaye mukarya ibyo atabonye nabyo abonye ibyo abonye by'abahaye rero ntekeza ahubwo ndakureba abanyamakuru nabo baza gutanga ama interview ameze gutya ngasanga namwe rwose yes turagushimira wowe dukurikira umunsi ku munsi turakwifuza amahoro Imana imigisha y'Uwiteka ize kubana nawe kandi imbabazi z'Imana no gucana ko kwiteka bikugote rero nkuko bisanzwe ni kuri twishimira imbabazi z'Imana ukomera kuwiteka kandi nkubwira ngo umugambi w'Imana uze kubana nawe n'imbabazi zayo no gukomera kwayo biganze bitsinde kandi bitegeke uhereye uyu munsi rero ndashaka kubwira ngo ari ibintu byinshi bigenda bivugwa uko bukeye nuko bwije bikagenda ariko rimwe na rimwe ugasanga biza gutera ibibazo na polemike niyo mpamvu ngarutse gukora ikiganiro ari inkuru nagiye mbona ku ma YouTube mbona igenda isirikira inkuru yo kwa Theogene inkuru yo kwa Theogene nayibonye inkuru yo kwa Theogene ndayibona kwa mama Pasteur Theogene uko maze kuyibona ndavuga ngo ari cyo ngiye kuvugaho hari ibintu rero bigenda bibabaza nabonye uriya muhungu agenda avuga ko mama Pasteur Theogene yabirukanye mama ASSIA yabirukanye ariko ndibaza ngo umuntu kenshi cyambere kuri YouTube cyangwa se abantu bose bagaruka kuvuga bose bazavuga negatifu sindabona umuntu aza kuvuga positif benshi bazavuga negatifu gusa negatifu rero kenshi itera ikibazo gikomeye kuko natekereje nk'abantu si koko bari abana bagenda bavuga ko mama Pasteur Theogene yabirukanye ubundi mbere yo kubirukana nibajije ko byanga bikunda ashobora kuba ari abantu babakoresheje kugira ngo baze guharabika mama Pasteur cyangwa se yababeshe ko baye brand ariko kenshi ashobora kuba bibeshye ashobora kuba babeshe ko baye brand kuko babaye brand kandi nyamara nta brand irimo brand yabo bari uko babitwa ko ari inzahuki hanyuma uyu munsi bisubije ku muhanda nibwo bagiye kuba noneho inzahara ahubwo hanyuma bakagenda bavuga ko ngo mama ASSIA yabirukanye ariko se reka naje gutekereza bari abana nabo bashaka kuba bananiranye yewe nigeze kugira umumama umwe yari afite umwana yari yarakuye mu muhanda musubiza mu ishuri umwana ariko yari yaramunaniye bikagera naho umwana agenda agatoroka karara iyo akamarayo iminsi 2 ejo akagaruka uzi ko bari abana babaye mu mihanda kubana nabo biragoye hari no mu bigo no muri ibi bigo kenshi babamo uzi kuntu baba barananiranye rero nekeza ko uriya muhungu icyambere ashobora kuba yashutswe n'abantu bashaka kumukoresha kugira ngo aze kuvuga wenda bamubeshye ibyo bazamukorera ariko buriya ashobora kuba yibeshye reka nanjye mubwire ngo mama Pasteur Theogene yamwirukanye nanjye mwirukanye kuri YouTube nanjye ndamwirukanye mu izina rya Yesu mama Pasteur yakoze kukwirukana icyambere naje gutekereza nk'abaze umugabo ungana kuriya njyewe ubaye uri n'iwanjye reka nkubwize ukuri ubaye uri iwanjye ntago nakwemerera ko waba iwanjye ungana kuriya umugabo ufite ubwanwa ungana kuri imyaka 40 ingahe ahubwo bakabaye uza gukora kugira ngo nawe utunga abandi kuko nibyo bagukuye mu muhanda baragutwara barakwicaza naje gutangara umunyamakuru amaze kumubaza ngo mwari abana bangahe avuga ngo bari 17 ibaze abantu 17 mu rugo rw'umugore
warangiza abagaburira abaha amazi yo koga, abaha amazi yo kugira gute. Ibaze imagine ngo bakoraga ngo babumbye ngo amatafari, ahubwo se ntunze abasore gutyo bangana gutyo batanakora, mwaba mumaze iki? Niki baba bamaze? Ugasanga umunyamakuru arimo guseka, ajya guhamagara mama Asia. Mama Asia yakoze kutakwitaba mu kiganiro. Vraiment namushimye cyane. Ngewe ndashima mama Asia, ahubwo yarihanganye gutunga abasore bangana kuriya. Kandi koko nawe ubwawe mwebwe abumva ibiganiro rimwe na rimwe ugasanga abanyamakuru bagiye kuzana umuntu nkuriya bavuga ngo babagire inama, ahubwo wamugani reka nshime na Ribu yatangiye kubizamo. Ribu igi ifata ibiganiro bimeze gutya. Ubwashize ndabyibuka haje uriya mugabo wavuga ngo yanyweye amaraso ya Pastor Theogene, ninjye wakoze ikiganiro bwa mbere ndabyibuka ngo Ribu imutware imufungura umuntu akurikiranwe. Ndashimira Imana ko uriya muntu yakurikiranwe. Rero n'uyu munsi ndongera amamagare Ribu rwose pe, ibintu irimo gukora ni byiza. Abantu bazana bene izi nkuru zisa nk'izidacukumbuye ngo ni showbiz ngo ni ibiki, reka mbabwire rwose ibintu byari bikwiye guhagarara, bigahagarara. Umuntu kuza kwandagaza umuntu wakugaburiye, umuntu kuza kwandagaza umuntu wakwambitse. Pastor Theogene wabagaburira akabakora ku muhanda, igihembo mu muhaye no kujya kumusebya, kusebya umuryango we. Igihembo mu muhaye no kujya gusebya abana be, no kujya gusebya umugore we. Ahubwo ubu hakabaye hari ishimwe, unukuza kunenga. Ahubwo yakabaye avuga ngo ndashimira mama Pastor Theogene, kuko Pastor Theogene amaze gupfa yatugiriye neza. Iminsi reba umwaka nushizera, umwaka urarenga hafi imyaka 2. Mama Asia ari kumwe namwe n'aba basore abagaburira abambika. None uyu munsi wo kugira ngo uze kumushimira, mumushimire nibyo yakoze, ahubwo murimo kuza ku banyamakuru babahamagaye bashaka kubakoresha ngo muhinduke ibikoresho byabo kuza gusebya umuntu. Reka mbabwire iyi ngeso ni mbi. Ibi birimo kumbabaza bigatuma mvuga n'ibi biganiro bimeze gutya. Iyo umuntu aje kuri YouTube usanga ari umugabo, usanga cyangwa ari umugore, ntabwo azaba negative, ntabwo azavuga ibyiza umugabo yamugiriye, ntabwo azavuga ibyiza umugore yamugiriye, ahubwo azavuga ibibi gusa. Umugabo wanjye yari mubi, yanazaga hanze, umugabo wanjye yagiraga gutya, ariko akibagirwa ko umugabo we yigeze kumugurira imyambaro, yigeze kumwambika, yigeze kumugaburira, yigeze kumukodeshereza inzu, yigeze kwigisha abana. Ibyo byose akabyibagirwa. Ugasanga umugore arimo kuza, cyangwa se umugabo arimo kuza, umugore wanjye rwose gutya na gutya, ariko akibagirwa ibyiza umugore yakoze. Reka mbabwire rwose abantu tukwiye kureba kote negatifu gusa, ahubwo tukwiye kureba na kote positif, kuko byanga bikunda yabayeho. Wari ukuza kunenga mama Asia ibyo ngo yabirukanye, rwose mama Asia wakoze, ahubwo abantu bose bagushimire, bakugure n'akantu kwirukana abasore utanabirukanye ngo bamenye ubwenge bajye gukora. Nta nicyo baba bamaze, nta nicyo bazamarira igihugu. Umuntu w'ubwanwa, ufite ubwanwa ruto bwa Theogene, ahubwo nekereza, ahubwo ufite imyaka ingahe? Ubundi uriya muhungu muze kumumbariza afite imyaka ingahe ku buryo yajya kuvuga ari amagambo angana kuriya ngo mama Asia yamwirukanye? Ahubwo se nge nakureka, nge mu minsi ishize nifite murumuna wanjye ni petit frère, imyaka angana nkawe, angana nk'uyu musore nabonye. Ndareba yabaga mu rugo iwanjye, ndareba nsanga azabimbwa. Ndamwira ni mva nkubwire sha kugira ngo utazabimbwa, ngwino hano. Ndamwicaza muri saro, ndamwira mva nkubwire sinkwirukanye, aho kugira ngo utazabimbwa ubu umugabo nyamugabo, haguruka ujye gushaka inzu yawe. Kandi kamubwiza ukuri, nanjye abaye ari uwanjye uriya musore angana kuriya, niwe akabaye ucimbera mu nzu. Utanasohotsemo ngo ujye gushaka ghetto, nakwirukana kujya gushaka ghetto. Waba mu nzu yanjye se kubera iki? Ungana utyo n'ubwo bwanwa bungana gutyo. Bungana gutyo, ubwo bwanwa bungana gutyo, warangiza ukagenda usebya umuntu wakugaburiye, wakwambitse imyambaro, waguhaye amafaranga ye. Mwari mukwiye gushima ibyo kurya bahaye, mukarya ibyo. Ibyo atabonye nabyo abonye, ibyo abonye by'abahaye. Rero ntekeza ahubwo ndakureba abanyamakuru nabo baza gutanga ama interview ameze gutya, ngasanga namwe rwose ngasanga muri chipu kabisa, muri hasi cyane, murakiriritse rwose. Umunyamakuru ujya gutanga interview imeze gutya akajya guhamagara Asia, mama Asia akajya kumuhamagara wowe ubwawe, nawe uraciritse mu rwego rukomeye, uraciritse mu buryo buteye ubwoba, uraciritse rwose, uraciritse kabisa.
mbere ya byose nekeza ko wakabaye mbere yo kujya gutanga kuma interview wakabaye wamaze kumubaza amakuru ye, warangiza ugafata ukabaza ukajya kubanza kumekinga sure umaze kubaza niza mama Assia ukamaza uko bimeze, hanyuma wowe usuranse ikiganiro ugiye no kumuhamagara mu kiganiro. Bigaragaza urwego turiho rw'abantu, niba ari umunyamakuru simbizi, niba uri mu YouTuber ariko urakiriritse rwose. So rero muri makeya nakoze iki kiganiro kugira ngo nongere mbwire abantu mugani ka abantu babikora ibintu bimeze nk'ibyaha ku YouTube, bimeze nk'ibyaha rwose. Rimwe na rimwe abantu bavuga ngo bakora ibiganiro ariko bimeze nk'ibyaha bigize ibyaha. So rero muri makeya gusebya umuntu ajya si icyaha, gusebya umuntu ni icyaha, mubyandike muri commentaire. Gusebya umuntu ni icyaha, kandi ni icyaha no gutuka umuntu mu ruhame ni icyaha. Ni icyaha, abantu bajye babimenya ko gusebya umuntu ari icyaha. Rero nekereza ko ahubwo aba bahungu abantu babagira inama bajye gushaka amafaranga, bajye gushaka akazi, bakura amaboko mu mufuka. Ariko reka nkubaze, abaye ari umukobwa wawe cyangwa umuhungu wawe, wakwemera kumurera mu rugo umunzu kuriya adakora? Ahubwo haguruka ugende ukore, nawe baragufashije nawe ufasha abandi, mbere yo kwirirwa ugenda uvuga ko bakwirukanye. Ahubwo nawe haguruka ugende ukore, numara gukora nawe utunga abandi. Ukwiye kubutunga abandi wowe ubwawe, ukwiye kubutunga abandi mbere yo kwirirwa uvuga ngo bakwirukanye. Ukwiye kubutunga abandi, ukwiye kuba ufite aho ugomba gutunga wowe ubwawe, nawe ugatunga abandi, nawe ukabagira neza kuko bakugiriye neza. Babagize inzahuke none mwigize inzahare. Ameze nka wa mugani uvuga ngo nibangire neza nigirire nabi. Reka mbabwire mwabavandimwe mwe, ibi bintu rwose bikwiye gucika. Si ngaya leta yanakuyeho bira bintu ngo byo kurahira mu mirenge, byo kurahira bakoze ku idarapo. Leta yarakoze zirandahiro zo kurahira bakoze ku idarapo, bakarisebya mu gitondo akabyuka batandukana. Leta yarakoze, bajye barireba gusa, ntibakajye barikoraho. Bajye barireba gusa byonyine, barirebesha amaso ko ntibakarikoreho. Gitifa yarikoraho wenyine gusa ko gose. Leta yarakoze gukuraho, uzi gufata idarapo uryanduza mu kanya ugahita utandukana atarasha n'umwaka cyangwa ameza imyaka 2. Abantu bakora bakora divorce mu gihe gitoya. Reka nkuresha po, leta yakuyeho irandahiro yo gukora ku idarapo kwari ukuryanduza. Rero n'ababana barashaka kwanduza izina rya mama Assia, ariko ntago biri buze gukunda, ahubwo muraza kwiyanduza. Wavuze ko bakwirukanye rero kwa mama Assia, nanjye ndakwirukanye kuri YouTube mu izina rya Yesu uhereye uyu munsi. Kandi pe nabakugiraga inama mbi uyu munsi, aho gufata izi nama tukugira, haguruka genda ukore, we kongera kuvuga umubyeyi na aho ukwiye kumushimira. Wakwiye kuvuga ibyiza bagukoreye. Wakwiye kuvuga ushima Imana imyaka uhamaze, n'igihe uhamaze, ibyo wariyeyo, imyenda wambaye, amazi woze, ugashima ko bagufashije, ugashima buri kimwe cyose. Bavuze ko bagwaye previsoire, komeza ukore na perimi, wagize neza, shimira ibyo. Rero wakujyanye mu ishuri ukiga ibyo, shimira ibyo ngibyo. Imana rero igubaho umugisha, kandi imbaraga zikomeza Imana zikomeze kubana namwe. Hanyuma kandi ndakomeza kwinginga ngo abantu bose rwose muri iyi minsi nibareke dukore ibintu bijyanye no kwakira imbabazi z'Imana. Arega buriya impamvu uriya muhungu avuga ari amagambo nuko utanyurwa. Reka mbwira abantu bakire kunyurwa, umuntu wese yakire kunyurwa. Iyo utanyuzwe iteka ryose ntago ugera ku cyo ushaka, nuko ubanza ukanyurwa. Niwamara kwakira kunyurwa uraza kwakira imbabazi z'Imana, niwakira kunyurwa uraza kwakira ubutware bw'Imana. Ariko mu gihe utaranyurwa iteka ryose icyo uzakora cyose ntago kizaguhira. Urasaba rero, impamvu abantu bajya no kwibarega nuko utanyurwa. Niyo mpamvu bajya kwiba, abantu bakajya kwiba, ntago baba banyuzwe. Impamvu bateka imitwe nuko utanyurwa. Nuko utanyurwa burya. Impamvu bateka imitwe nuko utanyurwa. Imana rero ibagire neza, kandi uyu munsi wa none marayika w'Imana akomeza biteho, hanyuma rwose abantu baturize imbere y'Imana kandi bakire ubuntu bw'Imana. Amahoro y'Imana bagire neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umvise amakuru aturuka i Siyoni, umutima uraririmba kuko namenye ko imbohe zibohowe. Fata umwanzuro
nabonye ndiyo nzira yaga